ni gute wakwepse ufata umwanzuro ukomeye gutyo? Njyewe rero aho kugira ngo ndirire mu nyama ndi kurya inyama nzitema amarira narya ibishimbo ndi guseka. Byaba ngombwa ko Imana inzura ndabyuka famiye nyine yacitse intege, abantu banzi bihebye, ndabyara ndanamubona. Hari ukuntu bino nyine ubyara bakakwereka ngo dore ibiro ngo batitaye ko yarangije. Ndabibona ibyo byose ariko kijyana muhandi. Nagiye mbura abantu ndababara, ariko burya umuntu uvuye mu nda yawe bibabaza kurushaho, kuko hariho niyenda bakorayo cyangwa se abanyunkurikira bashobora kumva ko nyine mbasebeshe. Nimba barakoze ibibi tubagaye gusa mu ibanga. Ariko nama ntangira kugira ikibazo, ndabreedinga ahantu hose, ntangira kuzana amaraso mu mazuru, mu kanwa, ntangira kuba umukara nk'ishati nambaye. Tunga za please zari zirimo pe kandi n'abantu beza. Ariko nyine ntibyabaye ngombwa ko dukomezanya kubera ko ibintu no mu bintu byatumye menya muri Kenya. Mubwira numva ntiyabyumva, ndavuga ati reka mbanze mbivemo n'ubundi nari ndangije secondaire. Ndavuga ati n'ubundi sindi mukuru cyane, nakwitonda kagera ndi mahitamo yanjye, kandi ayo nahisemo nyine ameze neza cyane birenze. Gani wundi wa Gaston ngo turino twaje, kandi turino kabisa twaje, kandi harabandi nabonye ngo mudukunde, ngo kandi ngo muturege kandi mudukunde hanze. Bazabombora gute hanze nono? Byabaye ngombwa nyine ko jewe mpindura igihugu nyine nkizira hano, ariko hariho abandi bavanywe. Tuhunga suko ndi guhunga ko nuguhunga nahinduye igihugu. A world of stories. Ufunguye video ngo haye ikaze, nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabizi neza ko aho uri wenda umeze neza, niba utanameze neza pole sana, ariko Imana ikugenera ibigukwiye. Nkwaturiye imigisha mu byo urimo byose, amaboko yawe, imirimo y'amaboko yawe ikomeze guhabwa imigisha. Ni kuri AFRIMEDIA live nk'ibisanzwe, muri kumwe na Director Gabi. Tugiye kuba turi kumwe namwe muri kino kiganiro kiryoshe. Nakiriye umumama mwiza kabisa, nkuko mubibona aha ngaha. Araza kuba tuganiriza atubwira amakuru menshi. Mushene hamutacoka. Mushene ntimucoka rwose, afite story iri engaging, no muntu ufite amakuru menshi. Nkuko mumureba ni umuntu mwiza, ariko kandi afite story iri behind y'ubuzima bwe, iri behind y'ubwiza bwe nanone bitari abantu benshi tumenyereye bashakwa hanze, ariko we noneho yanze kujayo, ari hano. Turaza kuza kugakoraho badaye, aratubwira amakuru, aratugerera ku makuru menshi. Zahabu bimeze bite? Meze neza cyane. Bikwaye? Kupoa. Niko bye. Karibu muri AFRIMEDIA live. Murakoze cyane. Kurumva umeze ute? Meze neza. Hano hantu lazima ukuwe sawa tu. Hameze neza. Akayaga ni sawa hano? Hameze neza. Umeze neza ariko? Cyane pe. Kubona waje wipanze aho ngaho ni kumaluka. Kawaida tu. Kawaida. Sawa ngaho ibwira abantu bakurikiye AFRIMEDIA live kugira ngo bashe kumenya umuntu turi kumwe hano, bamenye ngo ninde turi kumwe, akora iki, bashe ubibwire neza. Murakoze cyane, ndabasuhuje cyane aba AFRIMEDIA. Barebe ngaba nitwa Zahabu Lisi, ndumusinzira, kaba umudamu w'abagorora, umwishwa w'abarundi b'abahiga. Ndi umudamu mfite umwana umwe. Rero akazi nkora, ndi umuyutuba, nibyo ndi gukora. Rero
waje kutugira inama uko nshoboye kabisa. Yego urakoze cyane kutwibwira. Vuze n'akazi utavuze YouTube yawe ngo batangire baje gukora subscribe. Okay, niyo ingenzi cyane yitwa Zahabu and Joyce TV show. Niyo YouTube Zahabu and Joyce TV show. Nubwo tutazanye na Joyce ariko turi kumwe ni mapacha cyane. Murakoze cyane abantu mukurikiye AFRIMEDIA, mugende muje kubashigikira. Aba nabo mubashire mu muryango wa AFRIMEDIA, muri wa muryango wanyu nkuko mushigikira AFRIMEDIA nabo turababahaye. Mubashigikire ko mushoboye cyane. Zahabu bimeze bitese? Bimeze neza, turashima Imana. Nta kibazo kabisa. Nigeze kukubona uha kina filime. Ko utabivuze ko uri umukinnyi wa filime? Byose ndagerageza, nakinyemo gusa sinabashe kubikomeza ariko narabikoze, narakinyemo muri Kanyamukwengo comedian. Wabujijwe niki? Icyo gihe ntago nakomeje kubera ko urabizi situation z'abadamu, nahise nyine ntwita hakomezaho nyine akazi ko kurera nuko byari. Ariko byari impano yawe? Nabyumvagamo cyane, n'ibintu nanakunda, nari isaha ndabikunda gasinzi niba bazatozaho niba bizagaruka. None byagenze gute kugira ngo ntusubireyo kandi ndakeka ko uwo mwana yakuze? Ahubwo tugomba gushaka boss Kanyamukwengo tukamubaza kuko shadahamagara umukinyi mukuru nkanjye, cyangwa nuko nawe yari yarabanje gustopinga bukeya. Byashoboka buriya, gusa sinongeye kubigarukaho cyane. Uvuye muri konje yigeze umubwira ati boss nagarutse ga ndi hano? Oya, cyangwa mwakosanye na boss? Nakoze rimwe gusa, nta nubwo ni inshuro nyinshi, n'icyagenya gotomera gihari, kora rimwe gusa nyine, nta wundi nasubiyeyo. Witwaga nde? Nyamafeza. Ibaze Nyamafeza na Zahabu. Nyamafeza. Yitwa Zahabu, yitwa Nyamafeza. Bari kwise bagendeye ku izina ryawe se cyangwa bagendeye ku kazi uha ukora? Gusa yahise avuga ati we witwa Nyamafeza. Nanahageze deja bamaze no kuripanga, ngira ngo ko nahageze. Wagiye gukina mu izina rihari? Rihari. Urakoze cyane. Twizere ko wenda natwe uzodukinira nitubitekereza cyane. Cyane. Ku bantu rero batazi Zahabu, dushaka kumenya umwihariko wawe, ikintu uza wiyumvamwo uzi cyangwa uzwiho kiruta ibindi. Ikintu nzwiho cyane, nkunda gusetsa. Sometimes hari igihe turi kumwe n'abantu ngatera story nyine gutya, ariko ncecetse nitonze atari cyane, ngatera story gutya. Hanyuma ikindi, ndi umuntu ukunda kuganira. Nkunda ahantu bari kuganira ariko batari kuganira nabi, kuko ibiganiro ni byinshi. Ahantu bari kuganira neza. Kamusheni kenyisi kabaya. Niyo mpamvu rero nahise mpitamo kujya kuri YouTube, kubera ko nzajya nganiriza abantu. Simvuze ko ndi umwarimu nzi ibintu byose. Wonamo kuriya mwarimu wa fizike ntabazi geography wa mugani nawe abazi ibi ari byo nzi, niye ndundi umuntu atazi cyangwa se bijya nzi, nshobora kubibwira umuntu byakongera kubyo asanganye, bikaba byiza cyane. Mwumvise ko umuntu turi kumwe ni umuntu uzi kuganira cyane. Umuntu turi kumwe ni umuntu wikundira kamushene kandi kubera nigira ibyishimo. Nari ngiye kukubaza ate kuvuze ngo ukunda gusetsa, nawe mbona usa n'ushekeje, uzusetsa abantu we ntuseke. Usetsa abantu kera nasetse, namba nasetse. Kuko usa n'umuntu usa n'ukunda nko guseka cyane. Story zanjye nyinshi mba ndi kwisekera, nuko mbaye kumbona narakaye ni ibintu bigoye cyane. Ubwo umuntu ninki kiza kikurakaza? Urabona iyi si ndiseka ifite byinshi kandi bitubaho nyine. Mu buzima buba burimo ibintu byinshi bibi bikakubaho, bigatuma nyine
iyo kageze mudaseka ariko hari igihe nyine utabitinda mugavuga ati byabaye ntacyo mfite kubihinduraho kuko mugani isi ntabwo ibihe ntabwo bijya ruswa ibihe ntabwo bijya ruswa iyo ari ikintu gifite kukubaho byanga byakunda kiraba kikugeraho ntabwo watanga ikiguzi runaka kugira ngo icyo kintu gihagarare rero iyo iki kintu kibi kibaye lazima mbabare hari ukuntu wavuga ngahita mbifilinga mu kuntu niki kintu cyaba cyarakubabaje mu buzima bwawe ntabwo byabura dusharinga nk'agastori akantu kakubabaje ariko wumva umutima wawe kagukozeho ufite ikintu cyambabaje na n'isaha numva iyo nkibutse mpungabana somehow ni igihe nari ndi kubyara umwana wanjye wa kabiri sinagirirwa amahirwe yo kumutahana sinamutahana icyo kintu cyarantushije cyane ni ikintu nyine ngira ibihe byo kwibuka cyangwa se ngafata umwanya wo kubisengera kugira ngo bigende bimvamo bihagarare ariko nyine ni ikintu cyambabaje cyane nibyo bihe nibuka nababaye cyane nagiye mbura abantu ndababara ariko burya umuntu uvuye mu nda yawe bibabaza kurushaho pole sana reka nguhe pole nubwo zahise ariko urumva biracakubabaje n'ubundi nguhaye pole ariko nta makuru narinzi tubwire byagenze gute nk'uduha story nto behind yawe kuko urumva niba ikintu cyaragukoze ukaba ukicibuka sinzi niba feeling free kukidusharinga ntacyo bitwaye kubera ko ni amateka yahahise muri hangana sinzi ko twinjiye muri iki kiganiro tutarabigera kure ariko nta kundi ariko dusangiza ubwo buzima kuko wenda hari n'undi ubwo buzima bwabayeho sibyo hari umuntu udukurikiye byabayeho cyangwa se bikiriho n'ubu nyine duhe amakuru byagenze gute abadamu barabyumva cyane abantu babyaye barabizi bagiriwe amahirwe yo kubyara bazi ukuntu nyine gutwita ukageza amezi 9 ukageza wa munsi wo kubyara ukuntu bimera ufiringa umwana utegereje gufata umwana uba wakoze shopping uba witeguye mu buryo butandukanye ndetse na famiye nyine yose muri rusange mwiteguye kunguka undi muntu mushya noneho iyo ugiye ugataha gutyo ni ibintu bibabaza cyane birababaza kurenza ukundi kubivuga urumva ni ibintu bimaze umwaka ariko ni ibintu nyine nkibona nkaho byabaye no munsi cyangwa ejo uvuga ngo wari wabyaye nyine ntago narabyaye njyewe nafashwe nyine n'ibise bisanzwe ariko bidahagarara nyine turagenda tukagenda tuvamo twinjiye nyine muri barantwara kuko njye sinamenyaga situation nari ndimo kuko nararibwaga bikomeye kurenza nyine n'urubyaro rwa mbere turagenda tugeze mu nzira biba ngombwa ko duca ahantu ku bitaro kuko ibitaro twari twateganyije sibyo twagiyeho icyo gihe biba ngombwa ko sinzi nimba ari ngombwa kuvuga ibitaro tubwire nta kibazo erega nabyo tubigaye nimba byarabayeho ntaco bizishe birabaje reka tubyiyoreye ibitaro ni amahoro kuko hariho n'iyenda bakorayo cyangwa se abankurikira bashobora kumva ko nyine mbasebeshe nimba barakoze ibibi tubagaye gusa mu ibanga nuko ndagenda tunyura ahantu bambwira ko umwana atangiye kunanirwa ariko banyihutisha ku bitaro bishobora kuba bambaga nyine bakamukuramo ariko ntibyabaye ngombwa ko twageze ku bitaro tugiyeho ko bambaga ngerayo ndi kwigenza kandi icyo gihe nagendaga nkambakamba bajya kunterura najya guhaguruka bakangombwa ko banterura banshire mu modoka kubera kuribwa byari bikabije cyane ni ibintu ntigeze ntumva n'ubwa mbere noneho tugeze kuri ibyo bitaro babona bibura batangaza ukuntu nizamuye kugira ngo hari hejuru hari kuzamuka ujya hejuru nyine babona ukuntu nzamutse n'imbaraga nyinshi kandi
okay jewe nta kindi kintu natekereje muri nge navuze atari birahagaze buriya birongera tugiye cyantunguye nyine nuko nakirezita mbi cyane nyuma barambwira ngo umwana yarangije iyo nkuru aho kuri ibyo bitaro bya mbere nyine barambwira ati umwana yarangije nabuze kwanza bahise babimbwira ako kanya bamanje babibwira umutware wanjye ko twari kumwe n'abandi bantu nyine bari kumwe n'abashuti be nuko imbona nyine amerewe nabi nubwo bimeze biti ukabona ntashaka kumbwira ibaze kuvuga umuntu yarangije akiri mu nda yawe yari akiri mu nda ari mu nda yanjye utarabyara ngo byibyo bakubwire ngo kuvuga nk'uko turi kuvugana turi kuvugana nk'uko turi kuvugana nkababaza bimeze biti ko twicaye no hanze kuko ibyo bitaro babanje no kuturangarana cyane nuko dogiteri noneho umugabo wanjye abura ukuntu abivuga ubona nyine afashwe na emotion byanga byakunda uhita wibwira ko hari ikintu cyabaye kandi umuntu mufite rezitaho umuntu ntakubwiye uri kumva utameze neza byanga byakunda umenye icyabaye nuko wahise ubyibwira wenyine byibwira noneho njyewe nanigwa kurira ahubwo nkaza mvuza nk'induru gusa kaza namireza gusa nkavuga sinumenya nanjye ibyo uhita wumva nyine nkaho ariko kajya numva sibibaho ni inkuru nyine ari ikintu gikora kumva ntushaka nturi kucumva neza nturi kugukurura nuko byarangiye rero bampaye igitanda ariko barambwira ngo ntabwo bari bunkorere operation bakiguhaye kera umwana yarangije yes bakurangaranye barambwira ngo ntabwo bankorera operation kuko uwa mbere nari namubyaye neza ntabwo bantera igisebe kandi ntari butaha n'umwana baranga tuguma aho ngaho ariko nama ntangira kugira ikibazo ndaburidinga ahantu hose ntangira kuzana amaraso mu mazuru mu kanwa ntangira kuba umukara nk'ishati nambaye amaraso atangira kwipfundika ukuntu ikintu kikaza kikabyimba kingana nka gutya reka ku mubiri wanjye noneho nababaza mbese umwana yarangije banze kumukura noneho ikintu cyanangaje ibyo bitaro ndababwira ati njyewe dore ibintu ndi kuzana ku mubiri byirabura amaraso ukaripfundika ngo hoya ngo umegonga mahali ngo labda umegonga mahali ndavuga nimegonga mahali na hapa nimegonga na hapa nimegonga na hapa ngo umegonga mahali ariko njyewe bitewe n'ukuntu nasaga n'uwataye umutwe ndaryama nkomeza ngacira amaraso nk'uko amacyandwe umuntu aza mu kanwa njyewe akaza amaraso akuzura mu kanwa ngacira nkayogana ari kuva nta hantu wagonze mugani wabo nari muzima nahageze ubundi nta kibazo mfite nicyo nyine kibazo nari mfite ariko kuvuga ngo ku mubiri niri kwasawa nuko noneho umudogiteri umwe niwe waje bukeye kuko twageze nijoro twageze nijoro nko mu saa 5 I think ndaharaye gutyo nyine ndi muri iyo situation bataramukura no muntu umutware wanjye n'abandi bahagaze hanze baraye hanze bicaye bahagaze hanze nuko banga kumunguramo barabantegereze mubyare neza ariko bari nyuma y'amasaha menshi bakabona wapi ntabwo bisonga ukiri kuva yes ahantu hose noneho ndangijiga biba ngombwa ko haza umudogiteri arambona abona nahindanye ndi gukira amaraso ahantu hose ankorera ibizamini ntabwo yigeze abiduha yahise adukura atujyana muri ambulance aratujyana tugenda iriya Kenyatta mbese babaha transfer batujyana Kenyatta tugeze Kenyatta baranyakira nyine nuko kandi nkiri kuvuga ibyo byose biri kumbaho kandi ndi muzima amaraso ari kwipfundika ndi ari
ndababwira ariko ndi muzima nuko noneho Kenyatta ndahagera banyongerera ibise ababyeyi bo banyongerera ibise ababyeyi bo barabyumva cyane ndabyara mu babare bukabije ndashaka kwimagina kano kanya ya biraba nyine ndabyara ndanamubona harukuna bino nyine ubyara bakakwereka ngo dore ibiro ngo batitaye ko yarangije ndabibona ibyo byose ariko kijyana muhandi nivo nuko hashize akanya njya muri koma ndaburidinga cyane biba ngombwa ko banyongera amaraso njya muri koma maramo sigi ko atabyumva ku bleedinga nukuva cyane njya muri koma maramo igihe ngira ngo ni nk'iminsi 2 ngira ngo ko bagiye gushingura ndiyo bategereje kwakira inkuru nziza cyangwa mbi ko ndi bubyuke cyangwa se ndi byarangiye ya ngoma aho ngaho ko bw'Imana babona nyine ndabyo kuko twageze bari kuwa gatanu ku cyumweru kuwa mbere ngira ngo nibona nabyutse urumva ni story nanjye bama sinarinzi uko bimeze nuko kubwa amahigo bumva nyine ndimo ngiye kintu nibuka mperuka ndi kuvuga naravuga ati maze kubyara kuko nari mperuka kurya kunywa icyayi nka mu gitondo ndagati ndi kumva inzara ndi kujuguma mu mikino nshire mu amazi basi mushire amazi mu kanwa neza nabaye nka ninde yari Lazaro mushire basi drop moja tu nisikie poa ntibabyumva barambwira ukumva bari bafite ibyo bari kugwana nabyo kugira ngo baramire ubuzima bwanjye nibyo naherutse gusaba bari ngo ambara bomboni pumua hiyo hewa mzuri ngo na usifunge macho takani nibyo ashoboka ibintu nyine byari bibaye ako kanya nyine nubwo munsi nyine byaba ngombwa ko Imana inzura ndabyuka ya famiye nyine yacitse intege abantu banzi bihebye n'abadokiteri uziko nakangutse barapfukama barasenga abadokiteri bahimana icubahiro baravuga ngo turavura ariko ahangaha ni Imana ikoze ibyo twabonaga ibimenyetso ufite by'umuntu wari warangiye wewe kuko nabyutse nsanga umunwa nawuriye twagwanya na uri gisebe kingana abangezeho mbere barabizi n'ifite igisebe ngana nko gutya bari befura kabisa ariko amaraso ya stopinze cyangwa ukiri byari ya stopinze ayagiye nyine banyongera ya ngaruka mu muntu gutya kugeza kano kandi ndashima Imana yankuye aho hantu kuko byose iyo mbyibutse hari abadamu benshi nzi bagiye muri icyo gihe bagenda bageze muri situation ahubwo hari n'abagendaga bataragaragaza ibimenyetso nk'ibyo nge nagaragaje ubona bakiri bazima ariko yajya muri koma bakagenda bati minimerudi kandi mbishimiye Imana asante yes nanje ngufashije gushima iyo story nanze kuyibazaho ibibazo byinshi naje kandi wazitegera pole sana ko byagenze gutyo ngo haye pole kuri iyo story nubwo tuyinjiyemo nari mpaye ngira ngo ni nk'ikintu cyakubabaje gito nyine cyabaye ariko numva ari very touching umuntu ukagera kure nawe wagarukiye mu rupfu nawe wari ugiye ariko reka dushimire Imana ko wagarutse nubwo wenda umwana yagiye ariko nani saha iyo mbitekereje habaho gucika intege sometimes ariko ndavuga ati ndinde wo gucika intege ku bintu Imana yankoreye koko avuga ati nizamuri icubahiro bintera no guhimbaza cyane Mungu ni mwema bintera guhimbaza cyane ya kuko Mungu muri prima yakoze indirimbo ngo ni Bwana kabisa nukuri kubera ko gupfa tuzapfa simvuze ko umuntu atazapfa twese tuzapfa
ariko kandi iyo ubonye wongerewe iminsi ubiha agaciro cyane. Iyo ubonye ugeze muri situation wari kuba wagiye kuko uko mbona hano urabona nduta abadamu bagiye umeze neza ariko gasi imeze neza wo kuruta kuda. Okay, yes narimvuze ngo uravuze uko nkubona iyo situation wari urimo uva amaraso kila mahali nanjye vuga tumeze neza kubera ko batandukanye cyane kabisa. Abantu babiri batandukanye cyane nyine ndi muzima. Asante, ico kintu kiri touching mukuntu hari ukuntu sinari nciteze nyine sinagaza nkunda no kubiganiraho cyane n'umuntu anakureba nyine nuko warakize ku mubiri ntabwo nokeka ko nariyondo baranyondoye ntabwo umuntu yokeka ko ivyo bintu zakubayeho ariko pole kabisa. Reka twikomereze n'ikiganiro abantu mwese mwari kozweho muri ubwo buryo. Reka tugaruke dusubire tukomezanye na zahabu wakize n'abahuye n'ibyo nabo bakomeye abahuye n'ibyo ngibyo mukomere abari muri babo bagenda muri ubwo buryo cyangwa se mu bundi bakomere. Sawa, reka dukomezanye na zahabu wakize sivyo cyane. Ibyo ngibyo byaratambutse kandi byari sinzi nsigaye numva hari abahakana ngo si mu bushake bw'Imana ngo gufasa ubushake bw'Imana. Oya ariko hangaha ho wa mugani urumva baranamurangaranye barakurangaranye mu buryo ibitaro byino wanze kubivuga ariko turabagaye nubwo batari kumva. Ntago hawikeka hari ibitaro hano bigira amanota make cyane. Jewe ndabivuze none niyo kuko niyigira izo service mbi bene uko nguko barabavuze ngo gupfa ntago ari ubushake bw'Imana. Hari abantu bari mu kubivuga ngo none se ko hari ijambo numvise nzi mpora numva sinzi nimba nyumva amafuti ariko urupfu ni kiraro kitujyana niyo nzira tuzanyuramo bwa tugere ku Mana. Sikikama nimba mbyumva nabi kera bagaza banaririmba ngo urupfu si umwanzi ngo ahubwo ni intumwa y'Imana sibyo. Rero ubyumva gutya afite ibye nyine reka buri wese agumana imyumvire yiwe kuri byo. Yego umaze imyaka ingahe wubatse urugo? Mu kwa mbere next year nzageze inzuzu 5 5 yes 5. Oya kongo kutangiye kurusaziramo cyane. Ufite undi mwana ariko uwo wa mbere we yes ndamufite uwo yari uwa kabiri turabona uwundi utabarikiwa. Asante. Yego wageze muri Kenya ryari? Nubwo twatangira irumva story yawe yatwinjije mu kiganiro kigafla tutarabanza inyuma hari kuyibanziriza ariko icingenzi ni ukuyimara. Yes. Nazavuga ngo nta formule yo kurya umutsima aho muturutse hose no uhere naho gaho. Wageze muri Kenya ryari? 2018 2018 2018 waruvuze ngo umaze imyaka ingahe wubatse? 5 ndi hafi ku 5. Umva banje kumenya Kenya ukiri umukobwa ukiri umuslay cyane baye nk'uslay ngaho kidogo. Guslay ngasi ibintu byanje nuko ari muri intro nabwiye abantu ngo hari inkuru yawe nzi kubera ko nyine ndayizi uradukoreraho kidogo utubwire ngo iyihe nkuru? Umukobwa wari uko we hanze ariko ugasubira ukaza muri Kenya ukagenda na munahi ukaba uri queen amakuru akazi nkora nako gutara amakuru ayo bayagwaye nabi. Tubwire inkuru yawe n'umugabo wawe love story kidogo byagenze gute? Tuzi ko uri umuntu ukunda kandi uranagaragara. Ufite umuntu yakira umukobwa arambagizwa henshi abantu benshi batandukanye. Sinzi ni wewe duhere hanze duhere hanze tuze hano. Oya
hanze duherere hakurya abantu bose ubu nyine bakeneye hanze nabo bagezeho turabagarukaho abantu bari kujayo ariko tubanze tuhere hanze babajije izina wowe urambagizwa n'umuntu wo hanze biba bimeze gute ubundi buriya ntago ntugacire umuntu ntugatehe umuntu imfane sibyo kubera ko urushako rutangwa n'Imana kandi uwo muzabana umuteganyirizwa n'Imana njyewe mfite gukunda ku giti cyanjye ariko wawe murabana hano turabana hano nshobora gukunda ku giti cyanjye ariko hariho Imana yanteganyirije aho ikindi kandi nshobora kurambagizwa n'abantu benshi ariko nabo atari bo Imana yangeneye sibyo rero kuba narahuye n'uwanjye byahise byoroha bituma nibagirwa nyine n'abandi bose je navuze ngo duhere hanze utaranaza hano ukiri hakurya iriya kiyawe uteretana nawe hakurya y'amazi magari reka tuzayigire topic y'umunsi mwebwe ngo byemera nibabyemere tubikunda nibabyemere uyu wicaye hano arahakanye hari uwicaye hari watureba arahakanye ngo nibyo rambivuge muri comment utwandikira uvuge ko yari gusimbuka hano nawe urabyumva ko tuhasimbuka kuko ndi intumwa yabo aba bantu bari kutureba hano gutya bicaye bose ibyaba byiza nije batumye uzabishigikira ko nabivuga azabivuge mu butaha uzabivuga ico gihe muri kumwe n'uwanya ariko we dukonjorereho kidogo zahabu wo mu bukobwa atangiye guteretwa hariya hakurya zahabu umukobwa arasanzwe nk'abandi bakobwa bose nk'uko n'ubundi sanzwe n'abandi bagore tutari busimbuka aba bantu bantumye bariya batari wosanga muri bo aribo bambwiye ayo makuru kivuga ko tugiye kuganira none ga ngaho yambwira nkayaho ushaka kumenya mpera ku muhungu wo hanze ukiri hakurya iriya Rwanda mugikundana nawe uwo ni rero wanjye nta mpamvu kumugaruka byagenze gute yaguteresa ate kwanza yakumenye gute yamenye gute ntugore n'aba bantu bicaye hariya bari batureba bisanzwe byo kuri WhatsApp nyine bisanzwe utazi umuntu ntimurabonana ntimurahura ntumuzi gutyo gusa bikaba ngombwa ko muzahura umunsi w'ubukwe kandi simvuze ko ari bibi ariko kuri njyewe sinabikundaga sinabishigikiraga nigeze kubijyamo cyane ariko ntibyabaye ngombwa kubera ko njye nagiye kusanga atari ngombwa duha amakuru hari abantu bari hano bayakeneye neza hari umuntu uyakurikiye ntabwo byari ngombwa byangoye kubera ko nuko ubijamwo kandi cyane nabigiyemo cyane namenyeye n'abantu bo hakurya tunga za please zari zirimo pe kandi ni abantu beza ariko nyine ntibyabaye ngombwa ko dukomezanya kubera ko ibiri no mu bintu byatumye menya muri Kenya murabona ko haje kutubwira aya makuru akihisha kuri mikoro biri mu bintu byatumye menya muri Kenya kubera ko nyine urumva ngo twari dufitanye gahunda byabaye nkaho nyine ntakibishyigikiye njyewe ariko mwari mwabaye nk'abakundana cyane nk'igihe kingana gute ariko njyewe hari ukuntu mbitekereza nkavuga ko tutari twakundanye kubera ko mwaza murambagizanye tutari tuziranye twari tutarakabonana nyine ariko hari abo byubakiye hari abahuriye muri ubwo buryo bubatse ingo zikomeye kandi nziza cyane hari n'abaraye bagiye ejo hari n'abazogenda baraye bagiye gute ntiyari uwaraye bombotse n'abandi bakiye bagenda benshi cyane abombokera hanze hanze baza babombora gute hanze noneho nsangiraga ngo babanza gukora ubukwe abo hanze bari mu kubombora nabo ubwabo bakaza bakabombora bakabasiga bakabatwara bagahita bajyana ako kanya cyangwa bakabasiga twibwirire icy'ingenzi ni hariya mu rugo iyo mugeze hariya niho hakenewe mwakundanye igihe kingana gute umwaka
Simbyibuka neza. Utaraje mu rukundo? Zikukaze. Jewe narakundaga ngakunda umuntu umwe. Ntabyo gutendeka. Ntabyo gutendeka sinabishobora. Kuba nagiraga umutima umwe. Okay, sinzi abatendeka imitima bagira ariko ngiye nagiraga umwe. Nkamenya ngo umuntu niwe nitayeho. Uyu niwe wanje. Sinzi ga nanjye nimba ariko banyitagaho sinzi. Nimba batarabaga bafite abandi. Nuko. Aya, turabona bigera kure. Ahubwo nyine nza gucenginga mind. Kubera iki? Kuko ntabwo twari tuziranye. Nta kindi kibazo yari afite na kimwe pe. Nabyumva nta kindi kibazo yari afite kuko yarashatse ni umugabo mwiza nawe simuherutse gusa ariko narumvise ngo yarashatse. Twese nyine tumeze neza mu ngo nta kibazo. Ubwo nyine naje kugera igihe ngeze hano muri Kenya kura n'uyu tubana turakundanye nyine turabana turuba. Ico gihe kora dusimbutse amakuru kandi ukama wihuta cyane. Sinzi impamvu kandi ninde wagunteje n'aba bantu badukurikiye barashaka ngo utubwire amakuru. Kandi ubwa mbere bambonye hano uko abantu bose ntibakuzi muri bo barandika abamuzi mwandike muri comment mutubwire ko mutamuzi. Baranza ariko nyine nuko none ni gute ukundana n'umuntu umwaka wose utaramumenya wamara kigafula ukamucenginga mind ntacabaye? Mbere nje nabanje kumubwira ngo azaze mubone ambone ko njya numva ngo hari umuntu akunda umuntu agakunda ifoto yaje gutega agatega undi muntu batandukanye. Si bibaho se ibintu bibaho bambabare ntibanyumve neza n'aba abantu ndabazi. Rero ni ibintu bibaho ugakunda umuntu bwaca ugasanga siwe mugiye gukorana ubu profile ntiyariye. Ugasanga profile amafoto wabonaga sinzi ukuntu biza bigenda nimba baje guhamagara nko kuri video bakazana wa wundi sinzamenya aho ngaho nanjye bansobanurire bavuge numvireho. Ariko nyine abanza kuvuga ngo nta kibazo ngo bisaba ibintu byinshi ngo nta mbona nyine yabigize ibintu birebire. Nuko ariko ukabitsimbararaho tuzoze tubonane kuko nje sinabyiyumvishaga. Ni gute ukunda umuntu ukumva nyine ufite ugo rukundo muri wowe n'umuntu ikintu cyabinteye nahise ndavuga se mu buzima bwanjye bwose napfa mbere yanjye twazasazana niwe tuzaba turi kuko sinateganyaga ngo nzogerayo ngo mwange ngo shaka undi cyangwa se ngo bigende uzogerayo ta plan B nari mfite kama Stella tuzoshika ngo nayo bande Stella sese tuzoshika ngo ube Stella ngo ajya nuwageze yara wa undi bajanye ashika agahita jahandi agahakana urana wamwegera sinzi gamba baramwegera basange impamvu ze nuriya musore afite impamvu ze gusa nyine abantu ari kuntu dufata ibintu tukabitumbagizaho dushaka ko bija cyangwa ko dushaka ko tubyumva ariko buri wese umwegereye wakumva ukuri kwe. Njyewe rero mbonye bitsimbarayeho ndavuga ati aho ari si wasanga narakunze ifoto akazaza umunsi muke akazaza undi muntu. Kandi ukuntu umuntu arayakitinga sinakubwira ngo iyo biba nari kureyakitinga kubera ko nari ntarabigeramo. Kavuga ati se aje namwanga ko naba nsebye ngasibya na famiye kandi ubwoko bwacu urabizi uko ziyo nuze no kubona undi bigo bahita banakubwira ngo uri azayanga ni wowe wakunze genda ubaka kandi ababyeyi baba bari mukuri uba wazanye umuntu njye narakunze. Rero biba ngombwa nyine ko mubwira numva ntiyabyumva ndavuga ati reka manzi mbivemo n'ubundi nari ndangije secondaire ndavuga ati n'ubundi sindi mukuru cyane nakwitonda kagera ndi mahitamo yanjye
kandi ayo nahisemo nyine ameze neza cyane birenze. Abantu mushaka ko tuzomuzana n'umugabo mwandike muri comment Juliet na Romeo tuzomenye. None famiye yari ibizi kukundana n'umuhungu wo hanze iwacu cyane. Bari baza amakuru? Bari babizi, ariko buriya abasaza hari ukuntu abasaza bareba kure. Papa wanjye yaravuye ati nyamara yari no muri Kongo icyo gihe, yari ataraza mu Rwanda, ariko ubu yitabye Imana. Paul sana. Noneho aranga ati nyamara uzabanza ubone uwo mubonane n'uwo muntu. Sinkubwiye ngo umureke, ariko kandi sinkubwiye ngo genda utamuzi. Gusa nyine niko kuri kwiwe naje kubitekereza nyuma mbihura na marangamutima yanjye nyine uko ndi gutekereza. Kuko iyo bitaza guhura nari gukomeza urugendo. Niyenda ntiyari n'uwanjye ahari, ariko iyo wanjye byari gukomeza bigakunda. Uretse wenda papa wa uri umwana wa kangahe? Rije muherezi. Uri umuherezi? Umukobwa w'umuherezi ko ndahita mzumva ukuntu ari inshuti nasi. Birenze. Kandi aba ari umusaza, jewe ndi mutoya cyane, ngana n'abuzukuru. Ubu baramubwiye amakuru uti hari umuntu wo hanze wawe untereta. Abandi gute? Mbese abandi bavandimwe ibo ntibari baza amakuru? Bari babizi, ariko nyine abagwira ukuri kwanjye bashigikira, bamwe bakabyumva abandi ntibabyumve. Ariko burya jegira abavandimwe bashigikira umwanzuro w'umuntu, bakugira inama, babona ntago uri kubyumva neza cyangwa kubyakira neza, bubaho umwanzuro wawe. Gusa nyine ntago baba bifuza ko wareka umuntu bigeze kure ngo bivemo. Byari bigeze kure se no muri famiye? Nijye wagomeza gukuza iyo nkuru, kandi ndashaka ngo birangire. Reka irangire nta mpamvu. Inkuru twicaje hano ni mushene tuyumve twisekere, sivyo rata? Abavandimwe banjye bashigikira ibyishimo by'umuntu kurenza uko bushigikira. Ni ukuvuga ngo kure wari utubwiye bari baragusabye, bari barakoye, byari bimeze gute? Mana yanjye, iyi nkuru irarangira cyari. Ahangaha niho dutinda nyina. Niho ruzingiye. Kuki iyo nkuru imekubamba sana? Ntabwo iri interesi cyane. Nuko nshaka ko ndi umustoryteller, nza nkunda inkuru, nkunda inkuru nyine. Ubu hari icyo biri bufasha abantu badukurikira cyane. Hari umukobwa uri muri iyo situation ubu nyine. Ubu tuhe tuvuga wicaye hari. Ntuzi uwo mukobwa rero. Uri muri iyo situation ukeneye inama yawe, ukeneye inama ngewe namubwira. Inama ngewe nabwira uwo muntu. Banza tubwire wari ugeze he numara umuha inama. Ngewe bari bafashe irembo tu. Ni irembo gusa. Ntabwo bari bakoye, ntabwo bari batanze ikayimfata rero. Iriya yo bari bayitanze. Ariko nyine umuntu uri muri iyo situation baba bakoye ko biba bigeze kure cyane. Ngo ukora nure. Ntagufata irembo. Ni byose ni kimwe. Oya. Bari bafashe irembo. Nuko hari uramasha. Nuko hari boss mukuru inyuma wari utegereje. Hari boss mukuru inyuma nyine wari utegereje kandi wari ungenewe. Boss mugani? Uyu wangu. Uyu mwari muziranye nawe? Ko ndavuga nyine yari ahantu nyine Imana ikubikiye. Yari ahantu nyine mugaseka bice. Uwo muntu nje namugira inama yuko turahatinda. Bari bafashe irembo, bamare gufata irembo, urasubira abari bwo ubona gutekereza ati ibi bintu ngiyemo ni biki? Yego. Kukazera? Oya ntagukara. Burya ibyishimo byawe biharanira hakirika, ntabwo biharanira amazi yarenze inkombe. Wenda reka mbareze uyu muhungu, uyu nguyu nyine wafashe irembo. Mwarifashe afite kuza, amare yanga kuza, wisubiraho cyangwa byatewe n'iki? Nicyo ngicyo tu. Ngo yakubwiye ko azoza. Ndavuga ati buriya navuga ati ndaje kuko yageze igihe arangura ngo aze. Ndavuga ati buraje kubera pressure, aje kubera namuhase cyane. Kera namaze kubirambirwa nyine tu. Mare ntiwemera ngo aze?
oya ni nkaho kera nari nabaye desi cyane nyabo nukuri ariko arakubwira ngo ngiye kuza umuntu wakunze umwaka wose rega nkubwire aho ngaho sinjye mbitindaho kubera ko aniga umuntu aba atari uwawe ashobora no kuza ntimubane si umuntu imwubaka ariko mbuge umuntu iyo ari uwawe bikunda mukinavuga uranabyumva kuko abantu benshi bubatse aravuga ati twahuje tukivugana bwa mbere numva nyine azambera umugore numva azambera umugabo wowe wari utarabyumva nire tu nyine umuntu wo hanze iyo ni ukweli okay nuko dusimbutse ino nkuru rega ngira inama umuntu uri muri iyo situation asante yite ku marangamutima ye cyane tite ku byo abantu bavuga tite kuko nagera iriya azabaho ababaye cyane kuko ubu maze imyaka nayibara 5 mu rugo kubera ko ari umuntu nakunze umuntu wakunze niyo wamukunda ari muzima mugaye ikintu cyose kimubayeho urakomeza ukamukunda koze wamukunze nyine urukundo nyago rero uwo muntu nimba ashigikiye iyo nzira akomeza kunde urugo rwe ruzagenda neza kandi mba atayishigikiye nyaboneka uyivemo akire ntuhinde ngo nuko abantu babigushizemo cyangwa ngo nuko hari ibi ngo ifaranga iki ubuzima burahindutse hari ahantu uzagera ukibuka ko urukundo ari ingenzi kandi imyanzuro yawe ari ingenzi kurenza undi muntu niyo nama nagira uwo muntu ubu tuhe tuganira uri umumama yego kandi wenda umaze no kuba umumama nyine mukuntu urabona iyo umuntu yabyaye hari ukuntu nyine wiyongera sinkeka ko ari ukuwangana gicogisha siko ndagira ngo abantu ntago babibonye ariko nyine yangane ni ukuvuga ngo ko ndimagine ukira umukobwa wari agakobwa keza gato mana yanjye okay ntago ngiye ako gakobwa keza ni gute ukwepa amafaranga abandi ariyo bakeneye ubu nyine isi turimo none ari y'amafaranga ndetse n'ababyeyi yewe bahatira abantu kugira ngo baje hehe ni gute wakwepse ufata umwanzuro ukomeye gutyo nta yindi mpamvu iri behind ngo namarangamutima gusa gabi rero ikintu ndahamanya cyane njyewe ntemeranywaho niyenda n'ababyemera amafaranga si byose ntagagura byose amafaranga ari aho agera akaba amafaranga na cya kintu kikagira karite yacu umwihariko wacu amafaranga ushobora kurya neza ushobora kwambara neza ibintu nyine byose bikoreshwa amafaranga ariko ntabwo amafaranga yatuma niyumva nyine numva nkunze umuntu ndi proud y'umuntu ntakunze ngo nuko ngo ari amafaranga njyewe hari ikintu nzambwira n'abantu n'umuntu yanganya ngisha inama sata abashuti banjye abantu bagiye kubaka gutyo cyangwa abadamu tubana ndavuga ati njyewe ikintu cya mbere narebaga okay n'ahantu hatari amafaranga hakukariki mugane w'abanyakenya ntabwo nyine haba hameze neza cyane ariko uzi impamvu uwo hicara nigeze kubona akantu mu Rwanda umuntu yaravuze ngo aho kurira ngo mu Rwanda ngo yaririra Dubai ngo kurira mu Rwanda yarira Dubai muri musoto njyewe rero aho kugira ngo ndirire mu nyama ndi kurya inyama nzitema amarira narya ibishyimbo ndi guseka ubu niwe njyewe narya ibishyimbo ndi guseka meze neza hari umuntu utaha aho ngaho namurenga nkumva ndishimye yambwira ndagukunda nkumva birafashe ibyo ngibyo nibwo buzima nanjye nakunda ni hatari iyo myanzuro iragoye abakobwa bari none baze kutwandikira muri comment batubwira ukuntu ibintu bimeze bafite ukwabo babyumva abakobwa base na ba nyina bababwira ngo niwe ducungiyeho shakwa hanze abakobwa nuko byaragakobwa muze kutwandikira muri comment mutubwire situation zanyu twumva ukuntu mwumviye inkuru y'uyu wacu none hari ahantu wa mention inzira bavuga ngo mu byatumye menya Kenya nico kintu kirimo iyo nkuru twayigeze ku musozo zagenze gute iyo nkuru twayigeze ku musozo iyo nkuru twayigeze ku musozo zagenze gute ngo umenye ako gatubwire tubone gusimbuka twinjire mu bindi
afite urumva mu bwoko bwacu hari igihe nyine uba wakoze ikintu ukabona nkaho ukoze ibara sinzi ko nabi uciye nk'amabere kuko kuvuga ngo bafashe irembo ubivuyemo kuko hari n'abahungu babivamo cyangwa abakobwa bakabivamo abantu babiri bujya ntuzi umubano relationship aba ari abantu babiri umwe avamo undi akaba abirimo rero iyo umwe akibirimo undi yabivuyemo bisoundinga nabi cyane noneho bigeze kuri urwo rwego byabaye ngombwa nyine ko jewe mpindura igihugu nyine nkizira hano ariko hariho abandi bavanywe uhunga si uko ndi guhunga ko ntuguhunga nahinduye igihugu igihugu se nihuza nahinduye kuko byose twemerewe kubibamo gusa itabi muyigeze ugenda aho wari wagombaga kujya nyine ariko urumva we cagusunitse cari ikindi cyari icyo ngicyo nubwo hari boss wari uraho niwe nange kureba buriya kandi twari tuziranye ntimwari muziranye twamenyanye tiwa turotse ari usanze oya twamenyanye ahubwo maze nk'umwaka hano nuko amenya ko aravuga turiya mukobwa yanze abahungu bo hanze reka rero wibagira benshi abantu batwumve wibagira benshi n'umwe kuko sindenze wo kwanga abahungu benshi wo kwanga abahungu bose oyayi yari uwo ngo nyine hari ibyo tutumvikaniyeho inkuru yawe yari ayizi cyane njyewe umugabo wanjye ni inshuti yanjye cyane turabwirana amakuru mbere y'uko mumenyana mbese mwamenyanye azi inkuru yawe kuko nawe yabanje kumvugisha nk'ikintu hafi cy'umwaka sinzi ko umwaka ugezemo ariko yamvugishije igihe kirekire hari ukuntu nyine umuntu aba atarahabwa undi cyane ariko waje kumuhabwa ukamenya ko waza wirengagiza imari yawe umuntu ukomeye kuri wowe nuko ubuje muri Kenya maze umwaka ukubitanye na boss cyane sizo mugubwa wemeye gute rero nemeye gute ni handi ndi bubigarukeho kubera ko iyo umuntu ari wawe ntabwo uzuyaza hari ukuntu nyine abakobwa kenshi tuba ubazwa n'abantu benshi reka nikuremo ngendo umudamu iyo uri umukobwa hari igihe ubazwa n'abantu benshi rero icyo gihe uba ufite amahitamo yo guhitamo uwo nyine wumva uri kuri guya niko navuga rero yaje nyine mbona afite byose nifuza kumukubita uravuga ati n'uyu ibyo nyine jewe hari umubona akavuga ati ibi n'ibi ariko njyewe kuri njye yari yujuje byose kabisa none iwe wamenye gute ko ari we paraporo y'uwo wundi waretse iwe umenya gute ko uyu nguyu niwe ngomba kujaho niki wabonye gituma wemera naramwakiriye ndeba ukuntu yaje ikintu nge nakundaga cyane narebaga respect umuhungazanye hari umuntu uza ukabona iyo bigize intambara ariko hari undi nyine akaza n'ubwitonzi bwinshi gahoro nta hantu ufite ho kumukikira ariko kandi nta n'ubwo wavuga ngo ni intambara nyine ni ibintu nyine respect ye cyane ni ukuntu yaje nibyo byanzakizamo tunyuriremo kidogo muza kubana gute urumva uremeye ese kwemera si uburyo bwo guhunga uriya kugira ngo ahebe cyangwa yari yarahebye kera yari yarahebye kubera ko icyo gihe yari yarashatse nanone n'amakuru ko yubatse yari yarubatse kandi nyuma ye haje benshi ngo tubana niwe waje icyo gihe gusa kubera ko muri iyo situation haje abandi ariko nyine uwo niwe wagize imbaraga nyinshi yaje aremereye iwe wemereye iki rero kugira ngo mubane nemereye iki icya mbere ni uko nyine yanyeretse urukundo
kandi nyine yaje angana nanjye nkumva nyine ndamwishimiye. ateye amatsiko muze kutwandikira abantu aho none wavuze mwabanye 2019 cyangwa 2020 iri kuge 2020 kandi wageze hano 2018 ko ndakonectingaga imyaka kugira ngo nubara imyaka murabivamo muba murabanye hari ikindi nyuma yo kubana hari ikindi kihaba. Murabona ko ari kutwima amakuru, atwimya amakuru kandi ngo no kwimana amakuru nabwo ubwazo ni amakuru. None muhite mukomanta kogeze ku mugabo wiwe akora agaskipizi zagura soda ariko murumva ko ari guha kameramane ruswa Shema zagura soda please. Taza soda nimunagura soda ubwo nyine uragurira aba bantu bose badukurikiye cyane. Yeme reka mbemerere ko uyu muntu arananiye. Murabibonye ko yaze kumbwira amakuru reka tubisimbuke. Oya bari prive umuntu yo kubana n'umugabo. Oya kubana nakubwiye ko twarakundanye esubwo nareka ndi proud ye cyane mana yanjye. Yanze kumuvugaho nawe uri kubyumva uze kukomanta dufite story ndende nje nawe muzaza kwitubwira tuzazuta muradupromisinze. Yego abakunzi ba AFRIMEDIA mwese mudukurikiye ubwo dutegereze part 2 ubwo badukunze rukuntu badushigikiye baradutumize tuzaza. Okay mwandike muri comment muri benshi cyane afite ikindi gice kiryoshe ariko anga kuvugaho ariko azagaruka. Nuko tusimbuke twikomereze. Ugiye kuri YouTube watangiye gute? Watekereje gute kugira ngo joining YouTube? Ugiye gukora iki? Arakaze gusa nyine ngewe YouTube ibaho ibintu byinshi bifayiringa nyine nkunda kuyireba cyane iyo ntagiye gusenga, iyo ntafite izindi shuguri mu rugo nyine cyangwa se zo mu buzima busanzwe mba ndi kuri YouTube. Mba ndi kuyireba, mba ndi gusoma, ibaho ibintu bitandukanye. Waba ukeneye iby'Imana biriho, waba ukeneye bisetsa biriho, filime ziriho, kila kitu. Rero narayirebye cyane rero hagiye haba ibintu nyine nkunze cyane nkavuga ati cyewe why not ibintu ntabikora nanjye nabishobora, nanjye ndabikunda, ntangira gutyo nyine kubera ko mbikunda kandi mbona nyine nabishobora. Binzamo gutyo ndavuga ati nazanganiriza abantu. Ariko hari umugenzi wanjye nyine w'inshuti yanjye cyane twari turi mu rugo nkomeza nyine kumubwira ko hari abantu twarebaga ndamubwira ati uko ngira inzozi z'iki kintu zo kujya kuri YouTube kaganiriza abantu uko nshoboye ibyo nzi experience nzi cyangwa se nyine ibintu bitandukanye shows zitandukanye nazikora. Arambwira ati uziko nanjye ari uko nguko. Naho hari umutware wanjye irakomeza kubyumva aravuga ati nimba mwumva mubikunze kandi mufite courage mugende mubikore. Ni byiza cyane muzabishobora kandi natwe nyine twimvamo ubwo bushobozi. Kugeza nyine aka kanya twahise tubitangira. Muratangiye? Turatangiye. Joyce ni muntu ki kuri wewe? Joyce hari igihe tujya twicara tukavuga ati twiyita impanga kandi tutavuga ku mubyeyi umwe yewe nta kindi duhurira nuko turi inshuti gusa cyane. Byaje bite? Joyce ukuntu byaje igihe nari mbyaye
hari umwana hari umusore bari kumwe umuvandimwe we nyine baravukana uwo muvandimwe we nanjye dufitanye isano aje kureba umwana aramubwira ati hari ahantu ariko twanyura ari kwa kazini wanjye twanyura rero nawe aramubwira ati nta kibazo barahanyura gutyo Joyce nyine duhita tumva nyine turishimiranye tu hari ukuntu abantu bahura akamubwira ati ntabwo kuko ubona nkibyara ari umudamu muto ukagira ngo ndi nk'agakobwa nyine sinagushushanyije se ndaga kuko ndibuka mbyara hari abadamu nyine bo muri famiye y'umugabo baje kutureba bakaza bavuga ngo uyu niwe kubera abo bari batarambona ntabwo bari batuye mu Rwanda ngo twaza tubwira ngo none ngo ni nka murumuna w'umudamu wawe kubera nyine ngo nari meze Joyce tuba inshuti cyane twama dutangira aho ngaho turavugana tuba inshuti guhera 2020 kugeza aka kanya turi inshuti cyane hahandi n'abantu basigaye tubwira ngo turasa ariko gusa nyine genda murajamo kuvuga naje tubabonye ko mpaye kwita Joyce Mara Sijui tugendana kenshi tuba turi kumwe biragoye kuvuga ngo ngira abadamu cyane benshi tumeze gutyo duhuza muri ubwo buryo ariko Joyce ni wa muntu ntagira ibintu byinshi bimugora bihari ni umujyanama mwiza arakugira inama aho nanjye nkeneye nkamugira inama tubanye nyine muri ubwo buryo ni umuntu ubona atanyifuriza iyo mfite ikintu kimpangayikishije ahangayika kundusha nanjye nuko yaba atamerewe neza nanjye kumva nyine simerewe neza nuko ubona ko ari we muntu mugomba gukorana cyane ko mwuzuzanya abadamu kugira ngo buriya mu bishuti uba wabanje kureba umuntu kubera abadamu kugira ngo duhuze umara n'imyaka 4 n'umuntu mutarashwana bimwe by'abadamu ngo wagize gutya ibi ni ibintu bitangaje bitubona nyine uwo muntu ari uwo kwizerwa ari uw'agaciro kuri wowe ni ukuvuga ngo hano uri rero uri muri AFRIMEDIA live uri kumwe n'abakunda AFRIMEDIA benshi hari abantu benshi bagukunze badukurikiye wababwira iki niyihe nama wabaha n'iki wababwira tugana ku musozo aba bantu bagukurikiye kugeza kuri aya masaha abantu badukurikiye ba AFRIMEDIA ndabashimiye cyane kwanza kuba ndi hano nuko bahari badahari ntago twaba twicaye hano hantu rero niyo mpamvu byashimishije cyane kuba ndi hano kugira ngo baze baganira hano baze no kureba hirya icyo nge na Joyce tubahishiye cyangwa se ibyo turi kuvuga kuri Joyce and Zahabu TV show ushaka nyine kudukurikira yandikamo Joyce and Zahabu TV show hanyuma tuzajya tubana badushigikire ubira gushigikana n'umuco mwiza cyane ngo babyumvise bagukunze ndakeka ko muzenguruka hano hirya ni nk'inyuma gato bakunda AFRIMEDIA muzenguruke hirya mushigikira aba badamu mubateze imbere nk'uko mudushigikira nkunda kubivuga cyane nkavuga ngo uko mushigikira AFRIMEDIA live ni mukate kidogo nabo mubashigikire kugira ngo twese dukomeze tuzamurane dukomeze dutezanye imbere ntaco bitwaye Zahabu tugana ku musozo ngaho nimba hari ico wifuza kuvuga aha ni muri AFRIMEDIA niko nari mvuze tugira ikintu sohokana hano wumvaga umutima wawe wogisigamo hano kitubwire hanyuma nuko mugani wundi wa Gaston ngo turino twaje kandi turino kabisa twaje kandi hari abandi nabonye ngo mudukunde ngo kandi ngo mutureke kandi mudukunde urara abantu baza bamagira urwango gusa ku kintu ku muntu bataramwumva bataragira gute ariko
n'ubupagani babarebe kandi babakunde baturebe kandi badukunde kuri Joyce and Zahabu TV show mudukurikire nukuri muzamukanda subscribe mudusharingire mudukomantingire kugira ngo tumenye ngo twabyishe twabikoze neza ugiye umuntu akoze neza agashimwa n'ibindi bitekerezo yes iyo umuntu akoze nabi akagawa arakosoga yes murakoze cyane ndagushimiye cyane kwemera ubutumire bwacu kwemera kuza kugira ngo uganirize abakunzi bacu dore noneho basharingiye testimony imeze ukuntu ariko niko bimeze dukomeze kuguha pole kuri biriya byose hanyuma abakunzi ba AFRIMEDIA turabashimiye abo twabanye muri iki kiganiro Imana ibaha umugisha Imana ikomeze kubagenera ibibakwiye nkunda kubivuga igeno ryayo ntitworihakana ntitwoburana nayo situation urimwo buri yiba yayemeye ariko rero ubutwari ukuyitwaramo niko kwawe niko kudetermina uwuriwe iyo situation urimo iragoye cyangwa se Imana yayiteguye ariko uburyo uyitwaramo rero no kuyisohokamo nibwo butwari bwawe murakoze cyane Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza mwari kuri AFRIMEDIA live nk'ibisanzwe hamwe na director Gabi abizacu nakagaruka dusubira ubutaha mukomeze urebe hano hari ibintu byinshi kuri AFRIMEDIA mukomeze murebe nimwumva birashize muzenguruke hirya murebe channel ya Zahabu Antegereza ngo bishize ahubwo bibaye byiza bazareba hose icyarimwe ngaho nibushake mu stoppingiraho muze Zahabu arahakanye ngo ntimurinde kumara ibya hano mutabaje kuja kumuteza imbere ibyacu biraba byagaze Imana ibagirire neza rero mukomeze mu bateze imbere rwose ntakaza yumva ko mwagumye hano cyane murakoze